iyo turafata intanga dutegura icyo twita extender, ni ukuvuga ngo ni amazi ya eau distillée aho tuvanga n'agafu karimo proteine ziba zigomba gutunga intanga, tukarara tubiteguye kugira ngo igikorwa kize kugenda neza mu gitondo. Ubundi noneho mu gitondo saa moya n'igice tukazana isekurume tukayikura mu kiraro cyayo, twamara kuyikura mu kiraro kubera ko zaramenyereye ubwazo ifunguye ikiraro aho ijya ibihazi, yirukanka ijya muri cya cyumba cyagenewe gufatirwamo intanga. Iyo ihageze ibikoresho byose tuba twarabiteguye, ni ukuvuga ngo irurira, yamara kurira tuba twafashe igikombe cyabugenewe tugashyiramo ishashi igomba kujyamo intanga, hanyuma noneho isekurume yamara kurira tugafata igitsina cyayo, ubwo ni penisi yayo, tukayifata kwa kundi igenda igira umurego tukayoborera mu gikombe. Ariko ni ukuvuga ngo iyo uyifashe habanza kuza ibintu bimeze nk'urubura, ibyo ngibyo icyo gihe urabireka bigatakara hasi kubera ko aba ari umwanda. Hanyuma nyuma yabwo haza utuntu tumeze nk'amazi, natwo uratwihorera tugatakara hasi, hanyuma intanga nyirizina zatangira kuza ukayobora muri cya gikombe cyabugenewe kibona. Iyo tumaze gufata intanga tugeze muri laboratwari, dukuraho kino gishashi kiba akayungiro kadufashije kurinda imyanda kwinjira mu ntanga, kugira ngo murabibona ko harimo imyanda yagiye isigaramo. Hanyuma iki gishashi tukakijugunya, hanyuma izi ntanga tumaze gufata bita tuzishyira muri iki gikombe kiba kiri kuri dogere 37 zingana na dogere zavuye mu isekurume tumaze gufata. Hanyuma igikurikiraho ni ugupima tukamenya uburemere bw'intanga zacu. Turabanza gupima kino gikombe tukareba uburemere gifite. Iki ngiki gifite 259, gipima 259. Hanyuma noneho byarangira tugashyiramo za ntanga kugira ngo tumenye uburemere intanga zifite. Igikombe cyari gifite garama 259, ubu ngubu kirimo kirapima amagarama 456. Ni ukuvuga ngo byose hamwe n'intanga, ni ukuvuga ngo tugiye gufata 456 dukuremo uburemere bw'igikombe. Turabona ko tubonye ko intanga twafashe mililitiro 197. Izi mililitiro 197, icyo tugiye gukora, tugiye kureba concentration y'intanga, turebe noneho tuze kumenya uburyo tuza kuvangamo ibitunga intanga dukunda kwita extender. Iyi ni sample y'intanga maze gufata, fotometer yanjye irimo irakora, inyeretse ko intanga zifite concentration ya 736. Ni ukuvuga ngo muri mililitiro imwe harimo 736 dukubye 10 expoza 6. Ni ukuvuga ngo ibyo ni byo mbonye. Hanyuma ibi ngibi iyo tumaze kubibona, ni ukuvuga ngo turafata umubare wa za mililitiro twabonye, hanyuma dukube n'umubare w'intanga ziri muri mililitiro imwe kugira ngo tumenye igiteranyo cyose cy'umubare w'intanga uri muri za mililitiro twafashe.
ni ukuvuga ngo mu mibare ndi kubona umubare w'intanga zose mfite muri mililitiro za 197 ifitemo miliyoni 191,554 tugabanyije 554 n'ijana izi zose ni umubare w'intanga ziri muri mililitiro 197. Ni ukuvuga ngo ubusanzwe muri doze imwe igomba guterwa ingurube igomba kuba irimo 3 dukubye 10 exposa 6. Ni ukuvuga ngo ndafata izi miliyoni nabonye nindangiza ngabanye n'ibihumbi 3,000 kugira ngo mbone umubare wa doze ziza kuba ziri muri za mililitiro nafashe 197. Icyo gikorwa iyo kirangiye hakurikiraho kureba ubwiza bw'intanga zafashwe. Ubwiza bw'intanga zafashwe tureba umuvuduko zifite. Akenshi hano izo tuba dufite usanga umuvuduko uri hejuru ya 80%, 90 ndetse bigeraho bikanarenga na 95. Umuvuduko twamara kuwureba tureba nanone ibara. Tureba ibara ry'intanga twafashe kugira ngo hataba hajemo twatuzi nababwiye umuntu yihorera cyangwa se hajemo n'inkari, nabyo birashoboka. Ariko kugeza ubu sekurume dufite ziduha intanga nziza. Icyo gikorwa cyo kureba ubwiza bw'intanga iyo kirangiye hakurikiraho uburyo bwo gutubura intanga. Dufata extender tuba twateguye ibigizwe n'ifu irimo proteine na eau distillée, twarangiza noneho tukabivanga na za ntanga tumaze gufata. Ariko ni ukuvuga ngo mbere y'uko tubivanga tugomba kumenya ngo intanga twafashe mililitiro twabonye hagomba kubamo doze zingahe. Ni ukuvuga ngo icyo twita doze ni ukuvuga ngo ni mililitiro 100. Mililitiro 100 ziba zigomba guterwa ingurube. Iyo tumaze gukora imibare tumaze kubona umubare w'amadoze avamo, dufata umubare wa ya madoze tugakuba na mililitiro 100, noneho tukamenya ngo extender turavanga muri za ntanga ingana gute. Ni ukuvuga ngo ka gafu nababwiye ya extender akenshi tuyivanga muri litiro. Ni ukuvuga ngo iyo tumaze gukora ya mibare turabihuza twa extender tugomba gukoresha, hanyuma iyo tubonye tugakuramo mililitiro z'intanga twafashe kugira ngo bize guhura neza. Icyo gikorwa iyo kirangiye dufata ya extender tukayivanga n'intanga, ariko ni igikorwa dukora twitonze. Ni ukuvuga ngo dufata extender twateguye akaba ariyo tugenda dusuka muri za ntanga, dukora mu bwitonzi kugira ngo intanga zitaza kugira shoke zikangirika. Ibyo ngibyo ngo tumaze kubikora, igikorwa gikurikiraho ni icyo gufata ya mvange y'intanga na extender bivanze neza, byakozwe mu buryo bwiza, hanyuma noneho tukagenda dufunga mu macupa, ariko nabwo tukabikorera ahantu heza, ahantu hatari urumuri rw'izuba kugira ngo rudashobora urumuri rutaba rwazangiza. Tumaze kubereka uko dufunga intanga twafashe mu ngurube. Hanyuma tumaze kuzifunga, igikorwa gikurikiraho ni ukuzishyira muri iyi cool box mureba kugira ngo tuzitware mu buryo bwiza zitangirika cyangwa zidahura n'imirasire y'izuba, hanyuma tukajya kuzibika muri ya firigo kuri za dogere 17 nababwiye. Ni ukuvuga ngo iki gikorwa mu kugikora, ni ukuvuga ngo za ntanga zavuye kuri dogere 37 ziramanuka, zafashe ubushyuhe bwa hano hanze. Ubu ngubu ndimo ndareba ubwiza bwazo, umuvuduko zifite kugira ngo njye kuzibika ariko nzi umuvuduko zifite. Ubu igikorwa tugiye gukurikizaho ni ukuzibika muri firigo. Nk'uko nabibabwiye twavuye naberetse ko aho twazitunganyirije zari kuri degere 23, ubu ngubu ndakeka ko ziri kuri degere 20.
ndazishyira muri firigo yanjye ziri kuri degere 20, hanyuma noneho zirava kuri 20 zimanuka zijya hehe kuri 17. Ahangaha ndumva mfite icyizere cy'uko intanga zanjye zidashobora kuza kwangirika kubera ubushyuhe. Nk'uko mureba muri iyi firigo hasanga hari n'izindi ntanga, izi ni zo mu bwoko bwa Landrace, hanyuma izi zifite imifuniko y'umuhondo nizo mu bwoko bwa Pietre, hanyuma hariho amatariki twazifatiwe n'igihe zarangirira. Umworozi ubu ngubu ushaka intanga z'ingurube, uburyo yazibona yakwitabaza veterineri w'umurenge we, hanyuma akaba yamubariza hano muri sitasiyo ya Muhanga, kugira ngo abaveterineri bose b'uturere ndetse n'ab'imirenge bahawe amakuru y'uko hari santere zitunganya intanga z'ingurube, harimo n'iyacu ya Muhanga ndetse n'indi Kisaro na Rwamagana.